turaganira ijambo rivuga ngo Abakorinto ba kabiri ibice 7 umurongo ibice 5 mumbabarire umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Hari umuntu wankosoye nubwo bitarangira mu mutwe ngo nta Bakorinto ba mbere babaho nta ba kabiri ahubwo ni inzandiko, kandi nibyo. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku murongo wa 7. Nayo magambo azatuyobora. Turimo turaganira ku ijambo rivuga ngo kuyoborwa n'imbaraga, kuyoborwa n'ibitaboneka. Reka some. Haravuga ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Paulo yemeza ko uyu mubiri twambaye ari imbogamizi itubuza kubona Imana, itubuza gusabana n'Imana, itubuza kuba mu mwanya umwe n'Imana. Ibi ngibi ibi ngibi Paulo avuga ko impamvu ituma tudashobora kubona Imana no gusabana n'Imana biterwa nuko twambaye umubiri. Kuko uhereye ku murongo wa mbere asobanura ko kuba dutuye mu ngando, yavuze ingando mu Giswahili sinzi uko nabivuga, ariko mu Kirundi babyita gasago, mu Kinyarwanda bakabyita ingando, ihema, akazu gato, akazu kataramye kadafite fondation, kakantu bimukana, kakantu kagururwa n'umuyaga, kakantu utakwizera imvura yabaye nyinshi, ako niko kitwa ingando, n'akazu gato. Aravuga ngo rero kubera ko dutuye mu mubiri, imibiri yacu ikaba imeze nk'ako kazu, ntabwo dushobora kurama, ntidushobora kubaho twishimye, ngo ibyo bidutera kubaho tuganya, dufite umubabaro, tumeze nk'abatishimye kubera aho dutuye. Aravuga rero ngo ibyo bituma tudashobora kubana n'umwami. Amen, amen. Kera abantu bakundanaga kera, uyu munsi ntabwo bishoboka, ariko abantu bakundanye kera, yenda nanjye ibyo sinabibayemo, hari ubwo ariko ubu gusa aho bitandukaniye iterambere ryabayeho. Ibaze nk'umuntu ufite umusheri i Kigali, ushobora kumuhamagara kuri video call mukabonana, ariko kera umuntu yandikaga kohereza ku iposita, letter ikazagenda ikazamugeraho nawe akazagusubiza. Hari umugabo wasekeje kera yigeze koherereza umusheri we letter, hanyuma atinda kubona igisubizo, azamuka kujya kumureba, ageze yasanga letter yarayitanze. Uratekereza ukoherereza ibarwa ugategereza ko umuntu agusubiza, kubera ukuntu kera bakoreshaga uburyo bugoye, aragateka njye kureba ko yatinze kunsubiza, ageze yasanga yabarwa yamwohereje ntiramugeraho. Natwe rero Paulo avuga ko kubera ko twambaye imibiri, turi mu mubiri, imibiri itubuza guhora tusabana n'Imana, bitubera nk'imbogamizi. Umubiri utuma twe dutura kure y'umwami wacu. Icya kabiri twavuze ejo nuko n'Imana ari umwuka. Iyo iza kuba umubiri nkatwe, n'Imana ubwayo ni umwuka, kandi twebwe twambaye umubiri. Kandi iyo umuntu yambaye umubiri aba ayoborwa n'ibyo areba. Ibyo areba nibyo bifite imbaraga kuruta ibyo yizera, cyangwa se ibyo tureba biradukurura kuruta yuko Imana ariyo yatuyobora, kuko tuba twambaye umubiri. Nibyo twavuze ejo. Hanyuma Paulo aravuga ngo igisubizo ntabwo yabivuze ngo yiganyire gusa. Igisubizo yatanze yaravuze ngo nuko Imana noneho kubw'ibyo natwe twahinduye umuvuno. Icyo Kinyarwanda kiragoye ariko nicyo. Kubera ko turi iwacu mu mubiri kandi tugomba gusabana n'umwuka, tugomba gusabana n'Imana, none twabifatiye uhe mwanzuro? Umwanzuro ni uyu nguyu, nuko tutakiyoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tuyoborwa no kwizera. Amen. Iyo umuntu atuye iwabo mu mubiri, cyangwa se iyo tuvuze gutwa dutuye iwacu mu mubiri, ibyo bivuze ko dutuye kure y'umwami. Ego, Imana ntabwo tuyumva igihe dushakiye. Hari abarokore batandukanye, ababa ariko iyo bameze batya ndababwira ngo buri hafi kurwara indwara zo mu mutwe. Akantu kose Imana iba yavuze, akantu kose iba yavuze. Uramubwira ati tujye gusenga, njye Imana ntabwo yabimbwiye. Waretse tukajya gusangira, Imana ntabwo yabimbwiye. Ajya kwambara ati Imana niyo yambwiye. Ibintu byose agahora avuga ko Imana yavuze. Burya ufite ikibazo mu mutwe. Ntabwo Imana imeze gityo. Imana ntabwo ihora ivuga ityo. Oya, yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutekereza. Hari ubundi buryo ivuga burenze ubwo. Ntabwo ari ndatsitaye Imana yari yabimbwiye. Hari umuntu nzi kera yagize n'icyo kibazo mvuga cyo mu mutwe. Iyo mvuga ni ukuri, yararwaye bamujyana Indera.
washobora kuza ukamubwira atari ko yashobora kuba yabonye ikintu kitameze neza kuri wowe, ibyo ni ibisanzwe. akaba yakubwira atari ko wabwirije ugatinda, ibyo ni ibisanzwe. ushobora kubimbwira ati Pastor Senga watinze, ariko ntiyabivugaga atyo. Yaraheze akambwira ngo Imana yambwiye ngo watinze. ibyo se irindi bivuga koko ntibigaragara se? Urabyumva? Urabona ko ntafunze kino gipesu. ushobora guhitamo uti reka mfuge kino gipesu nibyo byiza, we niko wabibonye, aho kugira ngo ambwire ati fuga icyo gipesu nibyo byiza, ati Imana yambwiye funga icyo gipesu. Urabona, iyo umuntu abaye gutyo rero mu mutwe uba wikururira ibibazo. Ntabwo ari uko tubaho. Imana iravuga ku batabizi, nagira mbibabwira, Imana iravuga. Ijya ivugira mu bahanuzi, ivugira mu bantu bayo, ivugira mu nzozi, iravuga. Ariko Imana ntivuga. Biratandukanye. Imana ntivuga ahubwo iravuga. Kuba rero icyo nshaka kuvuga, iyo turi iwacu mu mubiri ntabwo tubasha no kumva ijwi ry'Imana uko tubishaka, ntabwo tubasha kumva itubwira nk'uko tubishaka. Kubw'ibyo rero, kuko itavuga nk'uko tubishaka, kuko tudashobora kwiyumva nk'uko dushaka, kubera ko uzarebe twarabivuze ejo, hari ubwo umuntu aba ari mu bihe byiza byagira nimugoroba bikanga. Namwe bijya bibabaho? Nta cyaha wakoze, bijya bibabaho ugasenga ufatira kuse bya bihe byagiye cyane. Abadamu bo bumva ko byabaye byiza iyo barize. Hari igihe amarira yo yanga. Hari igihe utangira gusenga ukamera nka wundi ukajya uvunja ukagarura, watangira gusenga ukajya ubona amashusho y'ibintu udashaka arimo arakuza mu mutwe. Nabyo bibaho. Rero ibyo biterwa n'iki? Nuko dutuye kure iwacu. Aho tuvuga kure nuko twambaye umubiri. Kuba rero twambaye umubiri bitubera imbogamizi ituma tudasabana neza n'Umwami. Pawulo akavuga ngo dore intsinzi y'ibyo nuko ugomba kuyoborwa no kwizera. Kwizera ko gutuma tugira ubuzima buhamye. Muri ya ngando twambaye wibuka yitwa iki? Imibiri. Kuba twambaye imibiri, nanone imibiri yacu tukaba dutuye muri environnement, tukaba dutuye muri circumstances mu Cyongereza zituma ubuzima budahama. Mwibuke iyo tuvuze ko umuntu aba mu ngando, aba mu nzu, tuyubakira kugira ngo tuyugamemo imvura, tuyubakira kugira ngo umuyaga nuhuha tuzabona aho twikinga, urupfu rutadutwara. Muri iyi mibiri yacu rero irwaragurika, muri iyi mibiri yacu rero y'amarangamutima adahamye hamwe, muri iyi mibiri yacu tutabona ibyo dushaka, muri iyi mibiri yacu tudasenga ngo bigende kwa kundi, ubuzima butuma duhorana umubabaro budahamye hamwe. Pawulo aravuga ngo nta kindi twakora, ntabwo tuzayoborwa n'ikindi, tugomba kuyoborwa no kwizera, kuko kwizera ko gutuma ubuzima bwacu buba ubuzima buhamye. Kwizera ni iki rero? Ibyo nibyo twavuze ejo. Kwizera twavuze ko ari ibintu bine by'ingenzi. Twasomye Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere tugeza ku murongo wa 3. Ndabivuga nihuta ubwo turavuga abatarabonetse ejo. Kwizera ni ukumenya neza cyangwa ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Umurongo wa 3, kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibitaboneka cyangwa se ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Iki Kinyarwanda cyo mu buri ijambo ry'Imana yera nicyo ni Kinyarwanda, ariko ntikivugitse neza nk'Ikinyarwanda cyo muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nongera gusaba mushiki wanjye ngo aze kundebera aze kundebera muri Bibiliya ijambo ry'Imana aya magambo n'ubundi kugira ngo tuyumve nk'uko avugitse. Ubu ndiho ndakora resume. Ejo mwarasibye sibyo? Kandi ntabwo muri mu amafaranga babahaye ejo. Urabona ingorane nta numwe ari bumpeho, none ngende kubasubiriramo. Imana ibaho umugisha. Reka nihute vuba rero. Reka nihute kuko abo twari kumwe ejo barimo baravuga ati se yageze ku bindi vuba. None se ko tubakunda reka subiremo. Kandi batanze amaturo, ariko Imana ibaho umugisha. Reka twihute. Umwanditsi w'Abaheburayo avuga ko kwizera dukuramo ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, kubera ko ntabwo bavuga ngo tuyoborwa no kwizera utumvise kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni iki? Amen. Bavandimwe, ejo hari umuvandimwe twari kumwe arambwira ngo ngiye nkunda ukuntu wigisha, ngo kuko wigisha nkaho yakoresha ijambo sinzi icyo ashatse kuvuga. Arambwira ngo wigisha muri filozofi, ngo usobanura ibintu bikumvikana. Nkumva namubwira nti ntabwo nuko utazi aho nabivanye, nuko nabaye mu bintu imyaka myinshi ntabyumva. Uzi ko mu bintu utabyumva
ukajya ubona kandi noneho ugatinya kuba hari wowe utabyumva. Urabona nk'ubu ngubu tuvuze ibintu ntubyumve, ariko ukabandi bose baratera haleluya, abandi baravuga ku ndimi, ugera ukavuga ati ni njyewe ufite ikibazo se? Ugomba guhitamo kumera nkabo kugira ngo nawe ubone umwanya muri sosiyete. Niko tumeze. Rero hari ubwo nangira baye mu bintu ntabyumva kandi bimbera ikibazo pe. Urugero, nagiye mbona abantu basengera abandi cyangwa bahanurira abandi, ibyo bahanuriye ntibisohore. Hanyuma amaze ate ko ibyo wambye bitabaye, icyaha ntikibike, akakubwira ngo nuko utizeye. Namwe murabizi namwe, umuntu akakubwira ibintu ibyo yakubwiye ntibibe, watangira kubikweshoninga ati we nawe ni kwizera kwawe. Umuntu akakubwira ngo niwizera uraza gukira, ariko utakira ucyose se ni njye utarizeye. Noneho ngeraho nkibaza ngo kwizera ni iki? Icyo kintu badusaba kugira ngo Imana igire icyo ikora. Yego, Yesu yaravuze ngo niwizera urabona ibitangaza. Petero yabwiye cya kimuga ati dutumbire. Hanyuma amaze kugikiza, abantu bamutangariye baravuga ngo ni iki gitumye mutureba nk'aho ari imbaraga zacu zitumye umuntu akira, ahubwo menye ko ari izina rya Yesu. Ngo maze kwizera hawe n'uwo, kwizera cya kimuga cyari gihawe n'uwo witwa Yesu, ngo niko kwatumye ahaguruka. Niba kwizera gutuma ibimuga bihaguruka, niba kwizera gutuma indwara zikira, niba kwizera gutuma ibitangaza biba, kwizera ni iki? Imana yacu ishimwe. Urumva nawe utagukeneye? Niba ukwizera umuntu ariyo password, arirwo rufunguzo rutuma uzi kwizera ni kunini. Unyumve neza, unyumve. Hari ibintu abanyarwanda bagira bikomeye ku buryo tubyitiranya. Ndabaha urugero. Urabizi ko twebwe abanyarwanda iyo umuntu yahiriwe turavuga ngo nagize amahirwe. Simbuza amahirwe irindi jambo, uravuga ngo nagize Imana. Siko bimeze? Iyo umuntu avuze ngo nagize Imana ntumva icyo avuze se? Nagize amahirwe cyangwa se nagize Imana, byombi ni kimwe. Yego, nagira ngo umenyeshe ko no kwizera gufite imbaraga ku buryo kwizera bagusimbuza kurema. Urumva ukuntu gukomeye? Bibiliya iravuga ngo kubwo kwizera hawe n'uwo, ukwizera gukora ibitangaza. Yesu yaravuze genda kwizera kwawe kuragukijije. Urumva uburyo kwizera gukiza? Kwizera gufite imbaraga muri ko ku buryo gukora imirimo, gukora ibidashoboka, gukora ibyo abantu batashobora. Ukwizera kurakomeye. Amen. None Yesu yerekana kuko kwizera twese twaguhabwa. Ni ukuhe kwizera? Kwizera ni iki? Amen. Aha, umwanditsi w'Abaheburayo rero yadusobanuriye kwizera icyo ari cyo. Icya mbere yaravuze ngo kwizera ni ukumenya neza. Ni iki? Kumenya. Hanyuma muri Bibiliya ijambo ry'Imana nafatanije ayo magambo neza, nafatanije yombi, kuko abakoze ubusobanuzi babuze ijambo rimwe basobanuza Abaheburayo bavuze, bateranye amagambo yombi. Baravuga ngo kwizera ni ukumenya neza, hanyuma ukakira, ukemera ibyo wamenye. Urumva turateranya amagambo abiri, ni ukumenya ibyo wamenye ukabyemera. Haleluya. Kuko kwizera ni ukwemera kumaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Niko hari havuga. Kwizera ni ukwemera. Muri Bibiliya yera baravuga ngo kwizera ni ukumenya. Duteranye yombi rero. Kwizera ni ukumenya, ukemera ibyo wamenye, byitwa iki? Ibyiringirwa. Ntabwo ari ukumenya ibyo ari byo byose. Ntuzibeshe. Kwizera si ukumenya gusa. Oya, ni ukumenya iki? Ibyiringirwa. Urumva ikibazo? Hari amagambo abiri hanyuma agasigara ikintu kimwe. Icya mbere ni ukugira ubumenyi. Ubumenyi ntibwimanura, ubumenyi ntibugwa, ubumenyi ntabwo buza gutyo. Amen. Amen. Wa mudokiteri twari kumwe, umupasiteri yagiye. Nibuka hari umwarimu i Butare, iyo wamuhamagaraga udashizeho dogiteri yarakubwiraga ati sha nize wowe nyoko ari kuguha ibishyimbo, urampamagara wibagiwe dogiteri we ukabati ongeraho Dr. Kanaka. Voilà, uranyumva neza? Kuko narayivunikiye. Ubumenyi ntabwo bupfa kuza kugira mwe murabizi nako. Kugira ngo hano uzabone uko ukorera agafaranga ugomba kumenya igifini. Uruzi imbaraga bisaba. Igifini ni igifefeko umara. Uzumva ibintu byanyu biragoye kubi, ariko kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba kumenya iki? Igifini. Iyo mbareba muvuga ugira ngo ni ibifefeko, siko? Aha, ariko
ariko warabimenye nubwo wavuga ngo ngiye sinize, you have to, ugomba kubimenya kugira ngo bigufungurire imiryango, kugira ngo bikwemerere kubona ibyangombwa, kugira ngo koko muri societe ube integre, ugomba kubimenya. Ni nako Bibiliya ivuga rero. Niba ukeneye kurya ku bintu by'Imana, niba ukeneye password, urufunguzo rukwinjiza mu by'Imana, you have to know, kumenya iki kandi ukabyemera neza, ukamenya iki ibyiringirwa udashidikanya, kuko nirwo rurimi Imana yumva. Uranyumvise? Naho ubundi uzapfira mu maganya. Hari abavuga Imana ariko ntigikora, Imana ariko mwe mubona Imana ikibaho, Imana rimuta udatongana, burya ntidutandukana. Iteke dutonganye n'Imana twongeraho n'abakozi bayo. Muzajya muri aba pasteri baratubesha, babaje gushaka amaturo, nuko nguko bimeze. Imana warayirakariye. Reka nkubwire, utanungunuka tu. Ikintu nakugiraho inama, kwizera nukumenya neza. Kumenya iki? Ibyiringiro. Utagira gute? Ntushidikanye. Ibindi biso kuba bizabaho bizaba. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Nk'ubu ngewe ndabize neza ko nzajya mu ijuru. Uramakanya uzazurebe ko utazasangayo. Niba ufite ubwoba bw'uko utabiwe batakora se bizabaho. Urashaka kumenya ko ari ukuri, nawe wizere ko utazasangayo. Haleluya. Haleluya. Kwizera ni ukumenya. Nutamenya ngo ubeho gusiri wa wundi utazi. Hari abantu babaho akagenda na Bibiliya atarayisoma na rimwe, ukagenda yewe reka no kuyisoma basi ngo wumve n'abayisomye basi. Umwaka ushize murabizi yahuza bivuga Fiston, twakoze resume ya Bibiliya yose umwaka wose. Uko icyumweru cyabaga gishize twafataga isaha imwe tugakora resume y'ibyo twasomye, tukabisamarizinga ngo nibura basubyumve uvuga ati ibyo nasomye ni ibingibi. Reka da, kandi utegereje ibitangaza ku Mana. Reka nkubwire, nta password ufite, nta rufunguzo rwo kwinjira mu bindi bintu tugiye kuvuga. Icya kabiri ntabwo ari ukumenya gusa. Icya kabiri, ndavuga aya magambo twakuyemo ingingo nye. Icya kabiri, kuduhamiriza kw'ibyo tutareba ari ukuri. Amen. 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 Aha rero niho abantu batubwira ngo no, urabona ngo Imana. Hari umugabo witwa Yuval Noah Harari, ni umugabo w'umuhanga isi yemera, abajya bakurikirana baramuzi. Ni umuhanga cyane, bavuga ko ari uzasigarana ayoboye ikigo cyitwa WEF, World Economic Forum, cyangwa se yego WEF Economic Forum. Ni ikigo cy'abategeka ubukungu bw'isi, ni ihuriro ry'abakire bose bo mu isi. Ni umugabo w'umukire, azi ubwenge pe. Uyu mugabo rero yarimo arwanya Imana, avuga ngo ariko kandi yabivuga mu rwego rw'ubwenge, ngo ubwo namwe mwizera ko hari ikintu un être suprême, ikiremwa kirenze ibindi, ngo cyicaye ahantu ngo gikontorora. Yabibanarije cyane, yabihinda ibintu by'ubucucu, ko dusenga ibyo tutareba. Nagira mbabwire, dufite ibintu byinshi tutabona ariko twemera. Urugero rumwe, muremera ko umuyaga ubaho? Ninde yawubonye se? Ninde yawubonye? Hari umuntu wabonye umuyaga? Ariko se ninde yumvise imbaraga z'umuyaga? Yego, umuyaga urahari rero, ariko ngiye mbona umuyaga usa n'ubururu. Ninde ubihakana hano? Umuyaga usa n'ubururu. Kubera iki? Umuyaga usa n'ubururu kubera iki se? None se urasingire n'ubururu, ura umuyaga usa n'ubururu. Wowe usa n'iki wowe? Ntago ari byo umuyaga usa n'ubururu. Aha, abandi umuyaga usa n'iki? Voilà, umuyaga ntugaragara. Ariko twese twemera ko umuyaga, Bibiliya iravuga ngo uko niko n'uwavutse ubwa kabiri amera. Haleluya. Haleluya. Uwavutse ubwa kabiri ntiwamubona, ntagaragara. Iyo Bibiliya itubwira ngo umwizera wese avuka ubwa kabiri, muri nge senga wundi yaravutse, ntiwabihakana. Icyakora ntuzahakana kubaho kwe, uzamubona ahinduka. Niba ataseka agaseke, niba ataririmbaga aririmbe, yarafite agahinda gashire. Haleluya. Bavandimwe, Imana yacu irahari.
Imana igaragarira mu mirimo, Imana igaragarira muri twe. Pawulo yavuze ngo ndetse igaragarira mu byo yaremye, ngo hari bayibone bayimenye bakabakabye. Imana irahari, Imana irahari. Ahubwo dore igituma iyo ngiye itaboneka dusabana nayo ni urufunguzo rwitwa kwizera. Kubera iki? Kwizera kutwemeza, kutubwira, haleluya, kudukonvenka kw'ibyo bitaboneka biriho. Do you get me? Yego. Ubundi nta n'impamvu yo kuba hahora impaka za siyanse ngo nafwa ngo ubundi kwizera no kumenya cyangwa se na siyanse ntibikorana, kubera ko siyanse yo iravuga ngo ibi ikora n'icyo bita les effets et les exactitudes. Siyanse ikorana n'ibihamya ndetse n'ibintu biboneka. Kwizera nako gukorana n'ibitaboneka kukabizana mu biboneka. Voilà. Haleluya. Kwizera niko kutubwira kubitagaragara biriho. Icya gatatu ngo kwizera, haleluya, ubundi ko ntikujya kubaho ngo kutabyaho n'ikintu cyitwa ijambo, ngo niko kutwumvisha neza. Mu yandi magambo, kuradukonvenka, kuratwemeza, kuradusobanurira ngo yuko ijambo ry'Imana ngo ariryo ryaremye byose. Amen. Icyanyuma rero ngo kwizera nibwo buhamya, nicyo gihamya. Niyo urabona iyo uje hano muri Finland batubajije ikintu kimwe cyonyine, ni ndibuka mu Rwanda, Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda yakunda kugibaza utubazo abaturage ikababaza. Ndibuka ari akabazo kamwe twagakuyemo na terme, ku buryo umuntu yakubwiye ibintu tumva uhita umusubiza ngo visa. Babaje umukecuru ngo visa ni iki? Ati visa. Haramureba ati visa, ati ubwo se waba umbwiye iki? Ati visa. Ati wapi? Kubera ko nyine bwa rugamba mbere yumvise icyo jambo, ku buryo natwimira kubwira ibintu tumvura ngo ati visa. Ati wapi? Visa kakanyagwa kagapapuro urakerekana gutya igihugu cyose bakakikwemera ati tembera nta kibazo. Ngo kwizera nako ni visa wereka Imana, ikakubwira ati wowe uri umwana wanjye, injira nta kibazo, tembera nta kibazo. Ntibareba niba uri umuzungu, ntibareba niba uri umwirabure, ntibareba niba warize, bameze nk'amarobo. Wowe gusa good morning visa. Hanyuma visa muri Amerika na Trump rafite ukwagira visa ikwemerera kugenda. Ni nako na Satani nawe n'abadayimoni nibitugora. Iyo dufite visa twemererwa kugana mu gihugu cyo, ngo nicyo cyatumye abakera bahamywa neza ngo nuko bari bagufitiye. Imana yacishimwe. Kugira ngo niyo ntavuga ibi bintu burumva mutaryohewe mwebwe. Ayiwe kwizera Imana yacishimwe cyane we. Kera nanjye byambayeho, nta sinababwira imyaka nabaye muri ibyo byo kwibaza ngo ariko Yesu aje najya he Mana. Noneho hari indirimbo abagabo baririmbaga, iyo twarimbaga mara yahitagaza ko kanya utabishaka, mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kubimishurira. Uyiririmba ufite ubwoba unatetera ati ubu yaza ritanditse, nuko utarubizi, ubu ndabizi neza riranditse. Nabibwiwe n'iki? Nakoze iby'ijambo rivuga, nasesenguye Bibiliya ikivuga ngo umuntu yandikwe, naranditswe rero. Amen. Ntabwo ari nka wa musaza, hari umusaza umwe ngo yagiye mu cyari wabo, ageze abwira abantu ati abantu bose muze kwiyandikisha, abantu b'abasaza barengeje 65 muze kwiyandikisha, mwese kwiyandikisha. Ngo abasaza bose baraza, kajya bandika ati ariko kwiyandikisha ni 3,000, kwiyandikisha ni 3. Abasaza bose baraza bariyandikisha. None umusaza umwe arakanura ati ariko ubundi kubera icyo twandika ko ariyo yayo turandikisha kubera icyo? Ati ntabwo mwabimenya, ati muno minsi agiye kuza uruganda bazajya bakoramo ibyo kurya by'inkoko, kandi barashaka kujya basya abasaza akaro bagaburira inkoko. Ati atarajya munsibe rero, munsibe. Undi atuvuze ngo iki ngo usiba? Ati abo nanditse simba siba. Ati ni kuri kw'Imana siba toya, kwisibisha ni 20. Ubwo bari yangahe? 23. Ntabwo ari ibyo sakamari, turabizi neza, yaratwanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo azadusiba, ntabwo twisibi, turanditse. Haleluya.
Imana yacu ishimwe. Ejo twavuze ukwizera k'ubwoko bungahe? Butatu. Yuko hari ukwizera gusanzwe, niko kwatumye uva hajya ngo utuye papa. Amazina ya nyiragoye murabizi, ni buhoro buhoro. Turenki. Fara. Turenki, ukava turenki, uzi kuri bugere hano. Nani alikwambia kama utafika? Nani alikwambia kama utafika hapa? Uliongozwa na Mungu. Kwa imani. Na kwa imani. Ukwizera niko kwakubwiye kama utafika tu. Ulisikia sauti ya Mungu? Kukuya. Mbele yukuvuga ngo nzaza. Mungu sema nami kwanza. Sema kwa mtumishi wako nijue kwamba nitafika imani. Hapana. Warabyizeye. Uravuga. Urabyizera? Asante. Arafu nakuya. Si ndio? Mwese hano mwabanje kubaza Imana se? Oya. Harya kugira ngo wambare iyo kanzu ni Imana yabikubwiye? Ngize kuri Eliya. Yakubwiye ngo wambare iyo kanzu? Wabihisemo? Voilà. Twese tuyoborwa no kwizera ku rwego kanaka. Twese. Amen. Umuntu ajya kwiga siko azarangiza. Umuntu arambagiza siko azagira urugo rwiza. Umuntu ajya gukora kuko azi ko azakira. Wateze imodoka kuze kuri buhagere. Twese ku rwego kanaka dukoreshwa no kwizera. Amen. Ukwizera kwa kabiri twavuze kwa gatatu ndanga kuba twihute. Ukwizera kwa gatatu twavuze ngo ari ukwizera kwa Kristo. Ukwizera ko muri Kristo Yesu. Ukwizera ko muri Kristo Yesu ntabwo ari byo tweyumvamo. Ntabwo ari kuvuga ngo ndabyizeye gusa. Byahubwo nukuri kudahinduka. Uzi uko ariko? Nuko uko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Abaroma 10 ku murongo wa 17 haravuga ngo bakwizera bate batabwirijwe. Kandi se babwiriza iki batabwirije ijambo ryande rya Kristo Yesu? Kwizera ko muri Kristo Yesu ko kubizarwa kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Iryo jambo ry'Imana ryo ribibwe mu mutima. Bibiliya tubwira ngo tubyarwa n'imbuto itabora. Uko kwizera iryo jambo twumvise riratubyara ubwa kabiri tugahinduka abana b'Imana. Hari kwizera kwa Kristo kuratubyara kutubeshaho. Icya kabiri rero ari naho twagarukiye ejo urahibuka twaravuze ngo ntabwo tuvuka muri Kristo Yesu gusa ahubwo tunagira dute tunabeshwaho no kwizera. Amen. 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 Tunabeshwaho n'iki? Tunabeshwaho n'iki? Hano ninde umuntu beshejweho no kwizera? Ninde? Mwese shamu tuzamura amaboko turebesha. Ntago mbahakanye. Ntago ngiye mbahakanye. Ariko hari icyo nkeka. Uzi icyo nkeka icyo ari cyo? Ntago bubeshejweho no kwizera, ariko mu mitima yanyu mwifuza kubeshwaho no kwizera. Ibyo byo ndabyemera, murifuza, mushaka kubeshwaho no kwizera. Ariko birebye neza, ntago ariko kubabeshejeho. Bamwe mubeshejweho n'akazi, abandi mubeshejweho n'amafaranga, abandi mubeshejweho n'abagabo, abandi mubeshejweho n'ibyangombwa. N'ikimenyimenyi ubu bavuze ngo hari inshuti yanjye nkunda kuvuga atuye hano Burayi. Ngo yarose bamusubije muri Afrika. Kurota gusa bamudepotinze atisubirayo. Ngo muri nzozi ngo ararira. Ngo akajya n'umugabo ngo akajya asaza imigera ati sisubirayo ngo kongera akarira. Ngo gize amahirwe arabyuka ngo asanga zari inzozi. Kwe baba we. Ngo afungura amadirishya areba hanze atuzi ko ndota. Ati n'umuntu acyashimira Imana. Bamwe muri mwego babwiye ngo murabasubize nyabiheke. Bamwe muri mwe ntago babagezayo umwuka utarahera. Vugisha ukuri. Muvugisha ukuri. Bababwiye ati ubu gahunda ni kiziba. Gahunda ni kiziba. Bavuga ati Mana mpamagara umugaragu wawe imirimo wampaye irarangiye. Ncyura Mana ni cyura. Ndagira ngo ndebe tubwizanyije ukuri ko mu mutima. Ni bande bavuga gutyo? Ntusubize nta kibazo. Aho kugira ngo usubire inyabiheke wabwira Imana ati wacyuye umugaragu wawe ko imirimo wamutumye mu isi irangiye. Ntacyo ntimusubize mugana wa wundi. Mwe mubitekereze gusa. Amen. Twavuze ngo hari abantu babeshwaho, twavuze ngo ni bande babeshwaho no kwizera. Twese tumanika amaboko.
ariko ndavuga ngo icyo nemera, dufite umutima wifuza kubeshwaho no kwizera. Ariko real life ntabwo tubeshejweho no kwizera, ahubwo tubeshejweho n'ibidutunze, tubeshejweho n'akazi dufite, tubeshejweho nuko twizereye mu mafaranga yacu. Hari umugabo nzi Kigali yari afite amakamyo, noneho baraza baramubwira ngo ya makamyo yakoze accident. Ngo babimubwiye yari muri saro, ati uvuze ati yakoze accident, ati aragenda ntiyagaruka, apfa ubwo nyine. Kubera ko Yesu atekereza credit, atekereza imyaka yari amaze yabishaka, aratekereza bamubwiye ngo yaguye ikamyo nawe agwana nayo. Mu yandi magambo, si kamyo yagendaga n'umutima we wari uyirimo baragwana. Mu by'ukuri tubeshwaho no kwizera. Wirebye neza mu mutima ukareba ukubaho, kuko n'ukwizera kukubeshejeho, cyangwa tubeshejweho n'ibyo dutunze, cyangwa tubeshejweho n'amafaranga, cyangwa twizereye mu kazi, mu mashuri twize, cyangwa twizereye mu bindi. Amen, amen. Reka mbereke uburyo tutabeshwaho no kwizera. Reba mu mutima wawe, urebe ibintu bigutera kuganya, urebe ibintu bigutera kumva uhangayitse. Reba mu mutima, reba bya bintu biguteye guhangayika, urebe uko bimeze. Aho abantu batareba, hahandi imbere mu mutima, bimwe utegereje. Swati, reka mvuga abakobwa, hari utegereje kubona urushako, kubona umufiance, ariko ukamutegereza wumva wenda nko kuzaturika. Hari abakobwa bavuga ati edari ntabwo nzongera kujya muri za bridal shower, ngiye mbivuyemo. Ugasanga ntakijya ku bandi bakubwira kubera iki? Abantu bose barambaza. Iyo munamurebye aravuga ati barandebye, barabona ko ntarashaka. Ubwo ni ukumureba gusa, nta kindi ukoze. Cyane ibyo bavuze, baba bamubonye bagaseka ati baramvuze. None ugasanga yararakaye, ntakijya mu bantu. Bavandimwe, tekereza neza, harya koko tuyoborwa no kwizera? Iyo ufite umwenda ukaba ufite umwenda, hanyuma wa mwenda ugatinda kwishyura, cyangwa se ubuzima bukakugora, koko tugumana kwizera? Reka nongereho ikintu aricyo ushaka kuvuga, noneho uyu munsi simbatindira ngasoza. Ubundi kwizera twongeraho iki tutavuze ejo. Kwizera ni imbaraga cyangwa ni ubushobozi Imana ihereza umuntu bumubashisha gusa nubona ibitagaragara. Ndasubiramo. Kwizera, iyo wumvise ijambo ry'Imana, iyo ijambo ry'Imana ryakubibwemo, iyo ijambo ry'Imana ryakuzuye, iyo ijambo ry'Imana ryabayemo. Mwibuke ijambo ry'Imana rirema ibintu ribikuye mu busa. Murabyibuka? Imana yaravuze ngo isi nibeho, nta kintu gihari isi baho. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryaremye, ryahaye forume yasi isi baho. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nihabeho ibiti. Muri iryo jambo, ndavuga bitaragaragara mu mutima w'Imana, mu ntekerezo z'Imana, biriya biti byari bihari muri iriya forme, muri iriya mitekerereze. Ariko ijambo ryo risohoye rivuye mu kanwa k'Imana, bya biti tubibona bigaragara nk'uko byari biri. Rero iyo ijambo ry'Imana rigwiriye mu mutima w'umuntu, iyo ijambo ry'Imana ribaye ryinshi mu buzima bw'umuntu, ritangira kubaka ibyo abantu batabona muri wowe, bikagira forme, bikagira ishusho, abantu ukaba utabisobanurira umuntu. Nyamara muri wowe imbere, aho abantu batabona, ugasa n'utumbira, ugasa n'ubona ibyo abandi batabona. Kubw'ibyo bigahinduka nk'imbaraga iguhata, ituma udacika intege, utiheba, kuko uvuga ngo ndabizi neza ibi bintu bizabaho. Ibiheze ibyo abandi batabona byaremwe n'ijambo mu ntekerezo zawe. Amen. Ndagira mbabwire ko abo twitwa intwari zo kwizera hatavuyemo n'umwe, bose, unyumve neza, bose kubwo kwizera ijambo ry'Imana baremye ikintu kitari kiriho ku isi. Unyumve neza, turahera kuri basogokuruza bacu. Mfite ubwoba ko nimpera kuri Abeli tutari bumwumve. Abeli we biragoye, ariko nawe muvuge Abeli nawe. Bibiliya ivuga ngo kubwo kwizera, umurongo wa 4, ngo niko kwatumye Abeli ngo atangiye igitambo kinejejwe. Umurongo wa 4 inshuti yanjye, umurongo wa 4. Umunyumvire, ndavuga nka 3 cyangwa 4 abantu baremye cyangwa se batumye ikintu kibaho kitari kiriho ku isi. Ndabahingero rwose birani kwivuga, baremye ibintu bitari biriho. Kwizera, umurongo wa 4. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruti cya Kayini kuba cyiza.
ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Aya magambo murayumva? Ndatinya ko ndi buba complique n'ukuri kw'Imana. Abeli tumwihorere, mfite ubwoba ko mutari bumwumve kubera ko ibi bintu biragoye. Ngo kwizera, reka ngerageze. Kwizera ngo kwatumye Abeli aho Imana igitambo cyiza, ngo icyo gitambo gituma Imana imuhamya ko ari umukiranutsi. Byagenze bite? Abeli ngo yari umworozi, ngo azanira Imana igituro ry'umwana w'intama, umwana w'intama abikuye mu maturo ye, abwira Imana ngo nkuzaniye umwana w'intama. Kayini nawe ntabwo yari umworozi, yari umuhinzi, yego, akura ibyo yasaruye mu murima nawe abizanira iki? Imana. Bavandimwe, tujya tuvuga ngo Abeli ngo icyo Imana yajijije Kayini ngo yatambye ngo ibintu ngo bitameze neza. Aho ya Bibiliya ntivuga ko yatambye ibintu bitari byiza. Bibiliya ntivuga ko yatuye Imana ibintu bidafite agaciro, no, ahubwo yatuye ibintu yari afite. Ngo Imana ibonye Abeli atuye ituro, ngo yita cyane ku ituro rye, isuzugura ituro rya Kayini. Byari bivuze iki? Aba bantu bombi ngo kubwo kwizera niko kwabakoresheje ibyo. Mu mutima wa Abeli, mu ntekerezo za Abeli, ngo hari harimo amagambo yabwiwe na se. Unyumve neza, muribuka ko se Aburahamu yari yarakoze icyaha bituma Imana mwibuke, iyo tuvuga ikintu cya mbere cyapfuye ku isi gifite ubuzima ni iki? Ikintu cya mbere cyapfuye ku isi gifite ubuzima ni umwana w'intama Imana yishe igakuraho uruhu ikambika Adamu na Eva kubera ko bari bambaye ubusa. Rero ngo uwo mwana w'intama yagumye mu ntekerezo za Abeli, ngo hanyuma ngo agahora yibuka ko Imana yababwiye ngo mu rubyaro rw'uyu mugore ngo niho hazaturukamo ugira gute? Ukumena umutwe. Ngo mu kwizera rero Abeli ngo yasaga n'utumbira Yesu uzaza nk'umwana w'intama akaza gucungura abantu. Ibyo yaratarabibona, ibyo byari bitarasohora. Ngo maze nawe afata wa mwana w'intama amutamba, mutambye Yesu. Amen. Ngo nicyo gituma na n'ubu akivuga imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo kubera ko yakoze ibisa na Yesu, yaramubwiye ngo ntabwo uzapfa iteka, uzazuka. Reka ndekeraho, mvuze ibindi bya nabangiye gukabya. Reka twivugira Aburahamu. Inde Aburahamu, uyu mugabo arakabyara, ni sogokuruza w'abizera koko. Icyambere ngo Imana yaramubwiye ngo nahaguruke agenda atazi yajya. Ngo uzibaze guhaguruka ubarate haguruka uve muri iki gihugu ugende. Ndanyura hehe? Iburyo cyangwa ibumoso? Wegenda gusa, nta direction. Ukagenda ugiye hajya ni to link yana kalavara ture. Urumva yongiye ugahaguruka ukavuga ngo uragiye, ugiye hehe? Ugiye Tulent, je ne sais pas. Agahaguruka werekeje Imana yarambwiye ngo ngende gusa, hehe se? Ntabwo mbizi. Uratekereza ngo ariko kubwo kwizera ngo niko kwatumye agenda. Kwizera ntabwo ari ubusa, no, mu mutwe we yari afite ishusho, yari yararemye ishusho y'igihugu Imana imubwiye ngo agire gute? Ajye. Amen, amen, amen. Icya kabiri ngo kwizera niko Bibiliya tubwira ngo niko kwamubwiye ko azabyara. Ngo kandi Sara amaze imyaka hafi 60 yaracuze. Biologically Sara yari yarapfuye. Mu buryo bwo kubyara no kurema abantu Sara yari yarapfuye. Ngo ariko kwizera ngo kukabwira Aburahamu ndetse na Sara ngo muzabyara imyaka 90 yarabaye. Muratekereza? Ngo mu mitwe yabo nakunze mu Baroma 4 ngo ntibigeze bashidikanishwa na rimwe n'ibyo bitarabaho, nta na rimwe. Ngo iteka ryose Aburahamu noneho byanagezeho Imana ibahindurira amazina. Ubundi Aburahamu byavugaga umugabo w'icyubahiro, yongeyemo hashi Aburahamu biravuga ngo sekuruza w'amahanga. Sarayi niko yitwaga. Hanyuma navuga ngo no mwite Sara bivuga ngo nyirakuruza w'amahanga.
nakunze yongico mu gitabo yanditse cyitwaga 4e dimension, ngo mu mudugudu ngo abantu bari bazi ko abasaza bashaje neza bakundana, ngo ariko basazana depression. Kubera iki? Ibaze uhamagara umumama w'imyaka 90 utagira umwana, nyirakuruza w'amahanga we, nawe akakwitaba yego sekuruza w'amahanga we, aho kugira ngo sheri shushu be, urumva bo baritaga nyirakuruza w'amahanga. Uhamagara nyirakuruza w'amahanga ntagira umwana. Uratekereza ngo ariko mu mitwe yabo baravugaga ngo kuko yabivuze, iyabisezeranije, iyabivuze ifite ubushobozi bwo kubirema. Nuvuga ngo mu mitwe yabo bari ababyeyi, bari bafite abuzukuru, bari bafite abuzukuruza, kandi nta mwana. Kwizera rero buri wese ugufite arema ikitariho, kuko kwizera kutubwira ko ibyo tutabona ari ukuri. Umva rero icyanyuma nkunda bibiri kuri Aburahamu, bibiri mbere kongera ku cyanyuma. Gwibana namubwira ngo nagende muri icyo gihugu, aragenda akigeramo, akigezemo ngo abahehe aba mu mahema, niko bibiri tubwira, ngo yiturira mu mahema. Ariko mu Baheburayo 11 hereko 8 batubwira impamvu yabaye mu mahema. Uzi impamvu ngo yabaye mu mahema? Ngo yageze muri icyo gihugu ngo kubwo kwizera, ngo Imana ngo imuha mu mutwe apana mu ntekerezo ze, mu mutima we, ngo humuka amaso, ngo abona umudugudu, ngo uwabera abacungwe na Yesu bazabamo. Ngo maze kubona, ngo bona ko umudugudu utazasaza, ngo umudugudu utazigera ugerwamo n'ibyago, ngo umudugudu wubatse ku mfatiro, ngo ahantu ifatiro z'ijambo ry'Imana Imana yavuze. Aravuga ngo uriya mudugudu noshaka kubamo, ngo ahita afata umwanzuro ati sinzigera nubaka hano, sinzigera nuba hano, ntegereje umudugudu Imana yubatse ikawurema. Amen. Reka mbaho urugero. Ndabizi hano nta mwami mugira, ariko mugira president, sibyo? Mugira abantu b'abakire hano. Nimwibaze mugiye gusura, Aburahamu yari afite abagaragu 318, abagabo b'abasirikare 318. Abo ngabo bari bararongoye, ubwo babaye bangahe? 636, sibyo? Bari bafite abana, tuvuge ko mwese yabyaye batatu cyangwa 4, ubwo babaye nk'abangahe? Si nk'ibihumbi 2. Abo ni abasirikare gusa barwanaga, akagira n'abagaragu. Abo ni abantu b'umuntu umwe. Hari umuntu ufite abakozi hano 3,000? Hari uwo muzi? Urwo bari uruganda. Abona mu mudugudu wose Aburahamu bari abantu be. Ntabwo tuvuze inka, ntituvuze ibintu, ariko muri uwo mudugudu hari umugabo umwe wenyine utaragiraga inzu, yitwa Aburahamu. Niwe wenyine wabaga mu mahema wenyine. Ndagusabye tujyane abavuye mu Rwanda no mu Burundi, ugere muri uwo mudugudu, cyangwa se ugeze Helsinki, munjyane kwa perezida munyereke. Nagera kwa perezida ngasanga kwa perezida niwe wenyine utagira inzu. Perezida wenyine niwe utagira inzu, yibera mu mahema. Ngize ukuri, ni ikihe kintu cyakuza mu bitekerezo? Ni ikihe cyakuza mu bitekerezo? Ugeze ukareba ya mazu yose yo muri Helsinki meza, wagera kwa nyiri ibintu ugasanga niwe wenyine utaba mu nzu, watekereza iki? Inzu. Ko yasaze perezida? Abandi batekereza iki? Dore umuntu utekereza nkasenga we, navuga nti imyuka yiwabo yamubujije kuba mu nzu, n'umurozi yo katsindwa. Ninde watekereza nkanjye? Kwera ko abantu bakuriye ikibungo bazi ko abarozi ngo baguhereze ubutunzi ngo bakakubuza kububamo. Aburahamu ni ko ari kumutekereza ko hari uyu mutu ni murozi, baramubwiye ngo nuba mu nzu izakwica, ngo ariko wese uko nguko yasaga n'ureba ibitaboneka, avuga ati aya mazu ya fake, negereje amazu yubatswe n'Imana. Ari hehe se? Ari hehe? Mu ntekerezo, mu kwizera yabihawe n'ijambo ry'Imana. Icyanyuma rero, Aburahamu niwe muntu waremye, subiremo, bwa mbere mu isi bakoresha ijambo kuzuka, na Aburahamu warikoresheje. Verbe yitwa kuzuka, na Aburahamu wayiremye bwa mbere. Bibiliya iratubwira ngo Imana iramubwira ngo fata umwana wawe naguhaye ufite imyaka 100, wa wundi waremye wavutse wapfuye rwose, kakurema kakuzura mu bijyanye no kubaho, nawe ubwawe warazutse, hanyuma mufate umuntambire, mufate. Iyo yibeshya akabibwira Senga Emmanuel, iyo yibeshya akabibwira Senga Emmanuel, nari kumubwira nti wowe ngutambira abantu urya abantu wabuze ibyo urya wowe, ngutambira umwana wanjye wampaye nshaye, cyangwa se nkamubwira nti wa mana urinjajwa
wampaye umuntu urangiza ngo muguhese kubera iki? Ngo ariko Aburahamu, umva neza, ngo yarazi Imana ko itabesha, yarazi neza kwiyongera. Yamubwiye ngo kuri uyu nguyu niwe amahanga yose yo mu isi azaherwamo iki? Umugisha. Nzakomereza umugisha muri we. None se ko nanone umwumviye ngo mutambe, umva uko yavuze ngo mu bitekerezo bye aravuga ngo nubwo namutamba agapfa nzamugarurirwa nk'uzutse. Ngo bwari bwo bwa mbere mu isi kuzuka kuremwe mu mitwe y'abantu. Ubundi kwizera kose kurema ibitariho. Do you get me? Kwizera kose kurema. Hari undi mugabo nasimbuze witwa Nowa. Ngo rimwe yumva ijwi riramubwiye ngo wa mugabo we, ngo hazagwa imvura, ngo iyo mvura ngo izaba ari impangukano. Umugani wa wundi ati zarimbura ibintu byose byo kwisi. Uzasome Bibiliya ngo nta na rimwe ijuru ryari ryakagusha imvura, ngo ahubwo ubutaka, ngo ikime cyavaga mu butaka kigatuma habaho guhinga. Nta na rimwe bari batarabona imvura. Ibaze rero kuza mu bantu atureba ati uriya mu ijuru hazaturukamo amazi, atugize ngo iki? Hati mu ijuru hazaturukamo amazi. Wowe kubera ko ubibona tuzi ko imvura igwa, wavuga ati si igitangaza kirimo niki. Ariko nta na rimwe imvura yari yakagwa. Wabyumvise? Nta na rimwe. Ngo ariko kubwo kwizera ijambo ry'Imana aravuga ngo iyo mvura izagwa. Izaba imeze gute se? Amazi azaba amanuze gute? Ati ntabyo nzi, ariko ijambo ryabivuze ndayategereje. Abikora imyaka 120. Abantu bakajya bakamubwira ati Nowa atangira kubivuga ntugire ngo baramusuzuguye. No, bamwe baravuze ati nyamara wasanga bizaba. Batangirana nawe imyaka 10 irashira, barigendera ati ni igipindi. 20 arangira, bandi barwata ni igipindi. 120 uretse no gufatanya nawe bari bomba museka bavuga ati umugabo w'umusaza wadanganyitse, ufite indwara yo mu mutwe yo kwibwira ko imvura izagwa. Yirirwa bazi ikintu kuryo ngo ati wa musaza yarasaze, wa musaza afite ikibazo cyo mu mutwe. Kubera iki? Azi ko hari ikintu kizabaho. Kwizera uko ariko kose, kubera ko ufite ibyo wowe ureba abandi batabona, bituma ubaho mu buryo buri anormal. Wanyumvise? Ukwizera gutera umuntu ugufite kubaho bitandukanye n'abandi. Kubera iki? Uba ufite ibyo ureba abandi batabona. Amen. Umukobwa wagize kwizera uzi ko Yesu azaza, uranyumva neza, areka kwambara usa, areka kurya abandi barira ubuzima, kurya avuga ati kare kararindagiye. Uzi impamvu? Arareba Yesu asa n'umureba, atumbiriye umwami uzaza kumutwara. Muri we arabizi ko ari umugeni, ntabwo yiyandarika. Wamureba ukagira ngo yaradanganyitse, naho we atumbiriye. Ukwizera cyangwa ijambo ryaremye ishusho rimuhereza uko abaho, kuko hari ibyo ategereje. Amen. Amen. Ibaze nawe kwizera kwaremye kwavugaga ko imvura izagwa itarabaho. Muranyumvika bana we, sinzi bamwe bari kunyumva we. Kwizera kose kurarema, kugira icyo kubeshaho kitaraza. Umugabo witwa Mose niwe sorezaho tugasoza. Ndebera 11:22. 11:22. Aha niho dusoreza noneho tugasenga. 11:22 tugeze 26. Haranditse ngo kwizera ngo niko kwatumye ndeka 22. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yaragiye gupfa ngo yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Bisiraheli, ngo ategeke iby'amagufa ye. Aha reka Imana ishimwe kubwo abantu bajye bagiza kuri YouTube. Fiston, ndagutumiye, tuzavuga kila mtu hapa. Buri muntu tumuvuge twitonze, tumuve inyuma, tumuzenguruke, tumufate nk'isaha. Wewe ariko Bibiliya ni butamu. Bibiliya umva uko Bibiliya ivuga ngo kwizera ngo kwatumye Yosefu ategeka iby'iki amagufa. Byagenze bite? Uyu mugabo bene wabo baramugambaniye, murabyibuka? Afite imyaka nka 16 gusa, baramugambanira, baramujyana, baramugurisha, agenda kumbuye igihugu kiwabo. Ndabizi nubwo mumerewe neza mujya mukumbura iwe mwavuye, ntimujya muhakumbura, mukumbuye mu rugo. Ejo twari kumwe tuganira na mama Esther, aravuga ati tecece kanzasazira iwacu kubera ko ni pazuri.
akumva nubwo yabamerewe neza, nubwo bataba nkumbuye iwacu. Na Yosefu nawe yagiye akumbuye iwabo, agenda atiteguye, agenda avuga ati nzasubirayo ryari. Ngo ariko mu mutima agenda azi neza ko Imana yabasezeranije ngo yuko icyo gihugu ari igihugu cy'amasezerano, igihugu kitameze nk'ibindi, igihugu Imana yavuze ngo iki gihugu nzakibaha kibabere igihugu cyanyu. Ngo agenda mu mutima avuga ati Imana izangarurayo, Imana izangarurayo, Imana izangarurayo. Ngo ariko imyaka iranga iragenda. Uranyumva neza? Hanyuma bene wabo bamusanga mu Egiputa, inkuru murayizi, to cut story short. Noneho imyaka igera 110 isaza adasubiye iwabo. Wibaze iyo ngewe nza kuba Yosefu nari kuvuga ngo Imana yarambeshye, siko byari kugenda. Imana niringiye yankojeje isoni. Ngo ariko Yosefu suko yavuze, yaravuze ngo niyo napfa amagufa yanjye Imana ndabizi sinzi ngo niryari izabasubizayo. None ngo asigategetse aya magufa ntimuyahambe, kubera iki? Azasubira mu gihugu cy'amasezerano. Mbega n'umubiri wanjye nubwo napfuye muzawurambike mu gihugu cy'amasezerano. Ninde kandi wibuke uyu bivuga yararangije kubasabira guturaho bita Gosheni. Uyu uvuga ngo bazasubirayo na sekuru yare bavanyeyo bose. Uratekereza nta numwe wari usigaye mu gihugu cy'Ikanani, bose ngo baje ari 70. Yosefu niwe bavanyeyo, ngo araza batuzaho bita Gosheni, bavayo butazasubirayo. Bari bazi ko imyaka iragenda irenga 400. Yosefu yagize gute? Yarapfuye. Ngo ariko akavuga ngo ndabizi ahasi iwacu, ndabizi ntago muzaguma ryarise simbizi. Niyo mpamvu biri tubwira ngo abo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe. Kubera iki? Ngo babirebaga biri kure bakavuga ngo turabashitsi n'abimukira mwisi, basize bategetse amagufa. Ibaze no gutegeka amagufa yewe. Ngewe kubera kwizera nza amagambo bazandika kumva yanjye, nanjye nari yategetse. Uzi ko bazandikaho ngo Senga yasize avuze ko azazuka. Mbivuze inshuro nyinshi bavandimwe, sinzi ngo kandi baravuga ati avuze gupfa buriya gupfa, uzantanga ahubwo wowe. Njyahese njyahe ko nkivuga ubutumwa bwiza, ariko mu gihe nzagendera cyose bazandika ngo uyu mutipe, uyu mugabo yasize avuze ko azazuka. Yasize agize gute? Alex nkaramuka ngutanze mu frere uzancungire neza. Yasize avuze ko bazanshakira agafoto ndi guseka cyangwa ndeba hejuru gutya kari seri, agafoto nyine k'umuntu udafite ubwoba. Yasize avuze ko kubera iki? Yesu niwe muganura wabazutse nanjye sazwe. Na Yosefu yasize ategetse iby'amagufa ye, aravuga ati sinzi ngo azaza ryari, sinzi ngo tuzataha ryari, ariko igihe azazira n'amagufa yacu azayazura atujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Yasize avuze ko azazura. Dukomeze rero 23. Nababwiye ngo nzabyigisha nzitunze tutaryana umwanya 23 tugere kuri Mose. Bose we yari igitangaza. Ngo kwizera ngo niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 yose amaze kuvuka. Ngo kuko babonye ko ako kana ari keza nibatinye itegeko ry'umwami. Ngo kwizera ngo niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Yabyangishijwe n'iki? Dukomeze. Ngo ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo. Mbabwire ngo iki? Nukuri ntabwo ndi gukabya, ibi bintu biraryoshe Mana yanjye. Ngo kuko yatekereje ko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose. Ngo kuko yatumbiraga ingororana zagororerwa. 27 niho shaka. Ngo yatumbiraga urumva mu mutwe gutumbira muziki ari byo? Gutumbira murabizi? Nukuri ni nk'umuntu uri kureba Argentine na Espagne. Murane sikiye bajene, abantu bakunda umupira nkanjye bajene harabahari. Turi kuri finale ya Arsenal na PSG. Gutumbira murabona niko kuno murabira gutya bote.
kurya n'umwana akubwira ati ndashonje, niyo yabariza ntumuntu ati gutumbira nukureba udahumbye, nicyo bita gutumbira. Ngo rero Mose yasaga naho atumbiriye, avuga ati hari ingororano, kandi ntayareba, ngo ariko yasaga n'utumbiriye ingororano. 27 ngo kwizera ngo niko kwatumye ava mu Egiputa natinya umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba. Kwizera ni ubushobozi bwo kubona ibyo abandi batabona. Kwizera ni wowe w'imbere waremwe n'ijambo utuma ubona ibyo abandi batabona. Bavandimwe, Bibiliya niyo yavuze byose. Ubundi nyina wa Mose ni intwari yo kwizera. Murabyibuka ko ubwo yahishaga umwana we, nanze kubitindaho ibyo, yaramuhisha amezi 3. Hanyuma mushiki wa Mose witwaga Miriyamu ngo araza abwira umukobwa wa Farawo ati ese ngujye kugushakira umugore w'umunyegiputa akurorere uyu mwana ajya mukonsereza? Ati yego. Hanyuma Miriyamu aragenda azana nyina wa Mose. Nyina wa Mose yose umwana we bamuhemba, niwe wenyine ku isi. Uranyumvise neza? Yajyaga yivumbura ati kandi uyu mwana wawe nareka kumukonkereza, kandi nuwe atoya hoya ntureke ndakongeza umushahara, kandi umwana ari ngo mu gihe nyina wa Mose yamwosaga rero, ngo yamupompagamo amagambo amubwira ati nyamara wowe uri Umwisiraheli, wowe uri uwo mu bwoko bw'Imana. Mose ati ubwoko bw'Imana ni iki? Akamubwira amakuru ya Aburahamu, akamubwira amakuru ya Mose ya Yakobo, akamubwira uko baje aho ngaho. Ati kandi si ibyo gusa, twebwe hazavukamo mu muryango wacu umugabo witwa Mesiya. Ati Mesiya ninde? Ati ni Kristo. Kristo se ninde? Niwe uzacungura abantu akabakura mu byaha. Ngo ayo magambo aragenda arema Mose, amuremamo agaciro. Ngo hanyuma Mose ngo yarebe ibyo Abisirayeli bose abanyegiputa batunze, akaba ngo ibi ngibi birutwa nuko naba umucakara, ariko ndi kumwe n'abari abantu bazakomokamo Mesiya. Ngo gukomeza kwibwira ayo magambo rero no gutekereza kuri ayo magambo nyina yamubwiye, ngo byageze ubwo ngo yumva kumubwira ngo afande. Urabona yari umwana w'umwami, nyakubahwa, muragwa w'ingoma. Ngo akumva biramubihiye, ngo kuko mu mutima we, mu bwenge bw'aho abantu batabona, yaratumbiriye nyakubahwa witwa Kristo. Yabonaga Yesu mu ntekerezo ze, byaremwe n'iki? N'amagambo ya nyina. Reka nkubwire, nutareka ngo ijambo rigira ibyo rirema muri wowe, kwiri kuvuga ngo ngewe ntenzwe no kwizera, ni ukwikira igiti ugaseka. Reka nikomereze, reka ne kujya mu ngero nikomereze. Mose ngo yageze ubwe yikura heza ubwe, aravuga ngo singikeneye kuba ibwami, singikeneye kuba ibwami. Hano hari abantu hano, cyangwa namwe murabazi, yenda ntabari hano, asuhuzanya gusa, mwazanye muvanye mu nkambi, amenya igifini. Reka mbonerane wa muvandimwe wanjye Rugira, kubera ko Rugira azi igifini cyinshi. Yamenya igifini akamenyana n'umupolisi ukora kwa perezida, agahita ava muri urusengero kuko avuga ko we yaharenze. Abo bantu ntabwo mubaze. Hari umugabo ngo yigeze kujya kubita, ngo hari umugore yajyaga kubita abandi bagore muri Kongo, ngo akagukubita akubwira ngo ngewe uzi icyo ndicyo. Yabaga Kinshasa, yaragufanaga akabati akakupigana ngati lakini uzi icyo ndicyo, uzi uwo mugore icyo yari ari cyo. Ngo yari umugore, umugabo we ngo yari umuboyi, ngo ariko muboyi yatekeraga umushoferi utwara mu buto. Ibyo mvuze urabyumvise? Umugabo we yari umuboyi, umukozi wo mu rugo, agatekera nde? Umushoferi. Uwo mushoferi akagira ate? Agatwara mu buto, akagukubita kugira ngo wowe uzi icyo ndicyo. Urumva ukuntu abantu batekereza? Twebwe iyo twikanze gusa gukomera, iyo twikanze ko ari cyo twamenye, ntawe bakidukoraho. Ariko Mose we yari umuragwa w'ingoma. Mose we yabaga ibwami, ngo ariko kubwo kwakira ubutunzi, kubwo kumenya neza, kubwo kubona ibyo abandi batabona, ngo ibyo yabitekereje ko ntacyo bimaze, ari amase.
aravuga ngo ibi birutwa nuko nababarana na bene wacu. Byakomotse kuki? Ku kwizera. Ngo ariko icyabimubashishije mbibutse, nta numwe wabishobora ku isi. Umuntu washobora gusa kubaho uko abandi batabaho n'ufite ibyo areba abandi batabona. Kubera iki? Ngo ibyo byabitewe n'ikintu kimwe, ngo yarebaga itaboneka, yabasaga n'ubona itaboneka. Kurya kuri ati ngirega ngiye Imana ndayireba. Uyibesha yahe maso? Ndayirebesha amaso yitwa kwizera. Kwizera ni iki? Ni icyaremwe, ni ishusho mfite, ni ibyo mbona mutabona, ndebesha amaso yo mu mutima, byaremwe n'ijambo nabwiwe na mama wambyaye. Amen. 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 Ikintu ngewe ijambo ry'Imana ryandemeye nzi neza nuko mbizi ko nzajya mu ijuru kuko nizeye Kristo Yesu. Icya kabiri, ndiho ndasenga saba Imana ibyo nzi kwizampa nuko ntazapfa itampaye nibura miliyoni y'abantu nzamurikira Imana. At least 1 million. Nibura miliyoni nzajyana imbere ya Yesu nkamubwira ngo ntabwo nje imbokoboko, sinje ngenyine, sinje kukubarira imiceri nariye, sinje kukubwira ingendo nagenze, ntabwo nje kukubwira ibihugu nagenzemo, oya nkuzaniye nibura ubugingo miliyoni nkumurikira. Ubugingo miliyoni. Amen. 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 Ikindi nzi, haleluya we, ntabwo ari ubwa nyuma kuko nzongera ngaruka nimutananumira nzizana, ngewe ndabizi neza Yesu azakoresha aya maboko yanjye bitangaza. Mbivuze bitaraba, mbivuze bitaraba, nibitangira kuba bazavuga ati senga yagiye i Burayi asigara kwimbaraga ikuzimu. Ndabiyamye nuko abantu babaye ngo muno misi ngo avuye i Burayi ngo uriya ngo n'imbaraga ngo z'abaframaso. Toka kure, Yesu afite imbaraga zibohora, zikiza, zizura, haleluya, zitabara, haleluya. Isoko y'amahoro we, isoko y'amahoro we. Yesu azakoresha ibi, angariya papa mama, azakoresha ibiganza ibi Alexi si tukiri kumwe. Yesu azakoresha ibi biganza byanjye bitangaza. Ndabitegereje. Ni question duta, ni ikibazo cy'igihe. Hashize imyaka 25 bimbwiye ntibiraba, habaye utuntu kudutangaza gusa duto kugira ngo menye ko ari kwizerwa. Ariko ndabitegereje ngewe. Icyo cyakora yakoze ni kimwe, amaze guha ababyeyi benshi abana. Negereje kubona kansa zikira, negereje kubona abapfa bazuka, negereje kubona ibimuga bihaguruka, negereje uzi impamvu ni muzima. Noneho ibyo utareba rero arimo arabyubaka mu mutima wanjye, arabyubaka ahantu utareba. Ndibuka rimwe twagiye ahantu, uyu muntu ndaza kumukwereka yamvugishije mu gitondo, twarimo tuvugana tujya hano kujya kubwiriza hitwa Irubungo. Haza umudamu, kumuvuga uyu mudamu, haza umudamu ndetse n'umudamu n'umugore w'impumyi. Twe twavuze ngo muzane abantu batabona tubasengere 2000 ni kera rwose. Noneho baje, haza umudamu utabona rwose. Wa muvandimwe aranyegera ngo ariko senga ubu ntabwo bufite, wabivuyemo. Ati dore bazanye impumyi, wabivuyemo koko. Yarafitiye ubwo bavuga ati uraza guseba. Abapasiteri ntabwo tumwarare nuko mutabizi, tumwara byahehe. Ubu ngewe nabonye umuti, niba dakira se undi ngewe bateye ubuhumyi ni ngewe. Hasubireyo yaba nanjye mba nagerageje. Yego. Haleluya. Hariye tubwira abantu ngwino tugusengera Yesu arakiza. Ati ese nkuba badakize bakomeze barware, nitwe twabateye indwara se? Twari dushatse kugerageza biranga nibagende, muganga wose ntibyamunaniye. Aski, haleluya. Ariko twe turabizi neza Yesu arakiza, Yesu ni muzima. Nge nivugiye ibyo kwizera kurimo kurema muri nge, kwizera kurimo kurema muri nge. Satani afite ingora, ubwo ntapfuye yaraskwase pe, ubwo ntaguye yaraskwase pe, ubwo Yesu akimpagaritse Satani yarapfuye pe. Nta mwanya rero, reka ndekera aho ngaho. Ubundi abantu bayoborwa n'ibitagaragara, abantu bateberwa n'ibyo bareba, bateberwa no kuvuga hari abantu baberaho amakuru ya BBC uzi no ukuntu yavuze, uzi no ukuntu Fox News yavuze, uzi ukuntu no CNN yavuze. Si abantu se
by'amahirwe ngewe n'izitangazamakuru, nanjye nari umunyamakuru, ni abantu nzi ukuntu batari inkuru, nzi politiki biri inyuma. Ntabwo tuyoborwa n'ibyo abantu bavuze. Oya tuyoborwa n'ibitagaragara. Amen. Bapapa mumbwize ukuri, hari igihe mwigeze mubaho abantu ngo bavuge ngo amafaranga ariho kuva mwabaho iteka ryose, abantu bavuga ati amafaranga yari ariho kera ubu yarabuze. N'ejo bundi mama nuze yarabimbwiye ngo yarahari kera, iteka hora yarahari kera, uyu munsi ntawe yabahari. Namwe murabizi ngo muri za 89 ngo franga ziri kuwa 89, uzabaza abantu na nefu, muri na nefu franga ziri kuwa ryari satigeze haba. Ndabizi n'imyaka 10 nishira muzavuga ati franga ziri. Iteka niko abantu bamera, sindiyo. Iyo bimubwiye ahugararakara nkumbi babwiye ati mwiko na franga, bavuga ati banani bashi munaondoka zenu jura sema mwiko na franga. Reka babwire inshuti zanjye amafaranga ntajya gwira kwera umutima uhora uyashaka. Reka nkubwire, yaba yarabuze yaba tarabuze, ibyacu ntibikorerwa inaha, bikorerwa iri, bikorerwa. Abashinwa ntibagira ijambo mu rurimi rwabo crise cyangwa se crisis. Mu rurimi rw'Urushinwa crisis bivuze opportunity, kubera ko amahirwe rutandi umuntu ajya abona ni igihe ibyago byabonetse. Imana yacu ize guca inzira ahitari, Imana ize guca inzira mu butayu, Imana irema ibidahari. Amen. Imana ikunyujije mu butayu ujye witegura kurya mana. Yego, iyo Imana ikunyujije mu kidaturwa ujye wizera gufukurirwa iriba. Amen. Abapanekoti bahimbye cyanditswe kitabaho, bahimbye igihe cyanditswe kitabaho, ngo igutindije iragutegera. Voilà. Abyumvise, yaragutindije ngo izagutegera. Hari umukobwa wajya gutera umuhungu wategeraga umuto umukobwa, akavuga ati jewe zakubera moto muri ambuteyage, ati nibirakugora nzakunyarukana, ngo akongeraho muri bikugora ngo nzakubera bote mu muganda. Reka nkubwire, dufite Imana izi kubigenza uko yo ishaka. Amen. Navyo ngo abakozi b'Imana bagyarema ibyanditswe bitabaho, barwa ngo Imana ngo ifite inzira ngo zingana n'iza supaneti, ntabwo yabura uko kugenza. Ura supaneti imyenge yayo, ura myenge wayibarase ngo niziri inzira zima izabuzamo kamwe bikugereho. Nshuti zanjye, wirebe yone karebe bitaboneka. Imana ibamera umugisha. Ngo twebweho ntabwo tuyoborwa n'ibiboneka, ngo ahubwo tuyoborwa n'ibitaboneka. Ngo kubera ko bitaboneka ari ibyiteka ryose, ngo kandi ibyo bitaboneka twahisemo tuyoborwa nabyo kuko bizanwa n'iki? No kwizera. Nujya urara udasomye ijambo ujye umenya kuri muri yico bwawe. Nurara utiyubatse mu by'umwuka ujye umenya kuri uriyima amahirwe yo kwakira imbaraga zibitaboneka. Ibitaboneka n'iki? Ni ibyo umuntu aremerwa n'ijambo ry'Imana. Twabonye ko uhereye kuri basogokuruza bose baremye ibitariho, baremye ibitarabaho. Kwizera kwabemeje ko hazabaho ibitarigera bibaho. Bamwe barazuye, ngo abandi bavanywe mu nzobo z'intare. Mwibuka Daniel se ko yavuye mu rugobo rw'intare? Intare ubundi ni ubwa mbere intare zitariye, zari zishonje, umuriro ntiwabatwika ngo bashye. Byatewe n'iki? No kwizera. Mu mitwe yabo babwiye umwami ngo Imana dukorera ibasha. Ugira se ibyo ngibyo barigirishaga byari byuzuye muri bo. Uriya muriro ntiwatuma uvuga ibintu utemera. Babonaga basaga no batumbira igira gute? Itaboneka. Muhaguruke dusenge. Haguruke dusenge.